navuze ngo I hate you abavuze ngo iki cyaba ari igitangaza utabizi. I hate you. Yes. Unumva yango ndagukundagara. Voilà. Ni byose. Yego. Kukongereza no ubwo narinje kugenekereza. Muri comment baraza kwitubwira ko ariko nyine urumva tuba turi kubahwitora. Biji wenda niba tari ibanga twinjiye mu buzima bwawe turi kugana shigaje iminota amasagonda 120. Wize amashuri angahe? Ese uyu munsi kuki udakora akazi ka leta? Ndashaka kumenya mu by'ukuri biography cyangwa se ibijyanye na qualification n'uburezi waviremo mu wakangahe? Ese ntago wize uri umuntu usanzwe? Ese wize ry'ikigoroba isomero ibintu nk'ibyo tubwire. No kuvuga ngo nizi mu wa mbere primaire cyo gihe rero nabaga uwanyuma mu wa kabiri mbaga uwanyuma mu wa gatatu mbaga uwanyuma gwera no kuvuga ngo ngeze mu wa 9 no mu wa 10 kera habagaho wa 9 no wa 10 ubu byari ubu ngubu ngo bagizungu basigaye bavuga ngo biga muri zidi ya wani Abanyarwandakazi ndababwiraga ntabwo mwumvaga ariko Abanyarwanda barumbagara bagomba kumva nyiranga ibintu gukina filime ijyanye n'urugo rubi kumucaga inyuma n'ibyanjye no kujya mana ya nyiraburyo nyiranga ibintu gukina filime ijyanye n'urugo rubi kumucaga inyuma n'ibyanjye no kujya mana ya nyiraburyo n'ibindi. Okay, that's so good. Well, hanyuma rero wenda turi kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Sibyo muzehe? Sibyo? Muzehe ni naskowanye na nyogose mwitende. Mazina ganje nagugamya. Dusetse ufite umwanya iminota ingahe yo kuduseta? Gerageza nibura hari bimwe mu bintu ukunda kugira. Je sinshaka kukubaza ikibazo. Ariko twaguhostinze kugira ngo nibura basi dufashe ugira akantu gato cyane twereka gashekeje. Wenda ntugahuze nuko utagiye gushyingura umuvandimwe abara mu bwari kirekire, ntugahuze n'iki, ariko ndashaka ko nibura dukora akantu gato cyane gashekeje kugira ngo tuzari ko tubanze mu kiganiro. Ndagire gahore namukina kabwira bwe niko wagicucu ubona uzagera gakuke hoya yitwike sa ikongore sibyo yigira uburere ndege mbere bahuraje babunda utasha sibyo yitwike utayitwitse wambona sibyo ure kubango nuko nayiboneye amahugwe ntayihuguza uri kubaho kabe mu mwobo wanyagaho hasoni rero kintu kiyaga kibayoma ngo nuko ngo inzu nayinyanganyije rasi kuyinyanganya bivuze ko waje kuyitwika hasoni ngaho yitwike mbese yikongore sibyo wenda ngenda kurara ku baturanye ariko aho nzarara ukaharara mama zabure nyoko ni nta gucimbiza yego ngaragura ese wazanyita nkumenya ngo ndapfembuyeho akoza guza kubizunga naguza gati sibyo wazanyishe kavuga ni data nawe ntezaga ibibazo none reka nkwice wenda uveho wese kwafata ukashyira mu rugo umuriro wenda ukantwikana n'iyo nzu wenda nkagwa amahoro zibasi wowe nkwakisoma mumira gusa kabwira bwe nkure namukira rindagira uzisingo wandenzaga amavi bayi tuje mu kibuga tekereza ko wowe wandenzaga amavi wagicucu nyine bayi ndakuvuga ngo bayi ko kimeze kwera bwe. That's amazing. Thank you very much. So we really appreciate, and we should tell people Riverside that we are with a someone who to appreciate, someone who always stay by your side, someone who always make you happy, someone who will always give you happiness. Nongera mbibutse ko turi kumwe na So Beauty Salon. Ukeneye makeup,
ukeneye ko bagusigira inzara, ukeneye ibintu bijyanye n'ubwiza byose aho biva bikagera, So Beauty Salon. Hari nimero zabo uraza kugenda uzibona kuri screen, uragenda uzihamagara. Ikiza kurusha ibindi byose bashobora kugusanga aho waba uri hose mu mpande enye z'isi. Hanze ya Afurika ni indege, ariko mu gihugu ni imodoka. Aho waba uri hose tukugeraho. Hanyuma rero Vijini, ndashaka ngo mvugire iri jambo, mbwirire abantu ngo murakaza neza muri So Beauty Salon. So Beauty Salon. uko nguko nyine warivugaga. So Beauty Murakaza neza muri Beautiful Pharaoh. So Beauty Salon. Beautiful Pharaoh. So Beauty Salon. Beautiful Pharaoh. Yego So bicyamari. vuga so Yitumye. Beau ri sa ru ni. So Beauty Salon, of course you understand that. Beautiful Pharaoh. Abantu bose ni beza, barakaza neza muri So Beauty Salon kugira ngo ibintu birusheho kuryoha. Iyo turi kumwe rero na Bijiji, ako ngako gasa na sheri wawe. Yego. Ninde wagashyize bino bintu? Simbizi. Makarindagiye. Icyo ngicyo ni cyo mwamuciye umunwa se. Ibyo ngibyo abantu banga mwamugize. Mwamuciye umunwa. ako ngako niko abanyeshuri bigiraho. Ubwo urumva mbona no guhitura n'abandi bantu bakeneye gukirigita ifaranga mu gihe kitarenze nibura amezi 3. Ubushomeri ukabutera ishoti muri iki gihe, akazi karabuze Bijiji. Nubona sinema zanze mwana wa mama, ukabona nta mugati ukirimo, ukabona Nyirangara arakujugunya, ukabona Teresa arakujugunya, ukabona Zaza arakujugunya, ukabona n'abandi barakujugunya. Uzaze wige gusuka, uzaze wige gutera inzara, uzaze wige gukora makeup. Usukaga nangahe kubyigaga? Ni igiciro gito, n'ikimenyimenyi uhamagara kuri izo nimero ziri kuri screen. So ntabwo twabiganira cyane kuko hari detail nyinshi, ariko urumva ko nyine nta mahirwe akomeye ku bana b'Abanyarwanda, nta mahirwe akomeye ku bantu badafite pfo na ruguru, nta mahirwe akomeye ku bantu bacikije amashuri ariko bagahangayikishwa nuko batakibasha kugira ikintu binjiza. So Beauty Salon niho honyine nyine akababaro kabo kazarangirira. Sibyo Bijiji? Genda ubwire umugore wawe Bijiji, genda ubwire umwana wawe ati murakaza neza muri So Beauty Salon. Sibyo? Nyirangara yazaga hano. Nyirangara yaza. Nyirabutaruru wamuhamagara. Nawe yaza. Nyirankosa. Nawe yaza. Shagasura. Zaza. Na Nyiragashwima yaza. Nyirankuba. Nawe yaza. Okay. None se ngo rero uracyafite ibindi bibazo? Ndacyafite ibibazo muri. Yego Bikira Mariya. Shigaje iminota 4. Good. Murumva ko nyine turi muri So Beauty Salon. Ya n'urujya n'uruza, byumva ko nyine ni ibintu byiza cyane. 4 minutes. Après 4 minutes, notre interview est déjà terminée. Uko byumva Bijiji? Après 4 minutes. 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 We nyasama karendagiye. After 4 minutes. Iyo umuntu avuze ngo I have been drinking water, abavuze ngo iki? Ngo I have been drinking water. I have been drinking water. I have drinking water. I have been drinking water. Ntabwo nabimenyaga. Erega cyongereza nabwo kera twigaga mu Gifaransa. Bijiji mwana wa mama, nturuzi kuri kwagitinga mu Kinyarwanda. Hari umunsi uzabona isoko mpuzamahanga ugakuruza amavi ku mukungugu. Shishikariza abakinnyi ba sinema nyarwanda n'abandi bafite aho bahuriye nazo kwiga Ikinyarwanda. Kwiga Icyongereza. Kwiga Icyongereza. Nimutakiga mbambaroga bizarangira mwindutse abacakara ba Rwanda. Uri kubyumva Bijiji? Ejo nzaje muri college ni Korean. Iyo umuntu avuze ngo I hate you, abavuze ngo iki? Cyaba ari igitangaza utabizi. I hate you. Yes. Unumva yango ndagukundagara. Voilà. Ni byose. Yego. Kukongereza no ubwo narinje kugenekereza. Muri comment baraza kwitubwira ko ariko nyine urumva tuba turi kubahwitura. Bijiji, wenda niba tari ibanga twinjiye mu buzima bwawe turi kugana shigaje iminota amasegonda 120. Wize amashuri angahe? Ese uyu munsi kuki udakora akazi ka leta? Ndashaka kumenya mu by'ukuri biography cyangwa se ibijyanye na qualification n'uburezi. Waviremo mu wakangahe? Ese ntago wize uri umuntu usanzwe? Ese wize ry'ikigoroba, isomero, ibintu nk'ibyo? Tubwire. No kuvuga ngo
nizi mu wa mbere primaire. Icyo gihe rero nabaga uwa nyuma, mu wa kabiri mbaga uwa nyuma, mu wa gatatu mbaga uwa nyuma. Rero no kuvuga ngo ngeze mu wa 9 no mu wa 10, kera habagaho wa 9 no wa 10. Ubu byari ubu ngubu ngo bageze ngo basigaye bavuga ngo biga muri ziniya 1. Ni muri ziniya 1, senior 1, isiniya ya 1. Ngo basigaye biga mu isiniya, mu isafuriya ho ntago bakwirwagamo. Ngo nagarace mu wa 10 bw'amashuri gisumbuye. Ubwo ntabwo gisumbuye mu wa 10. Yego. Nayo ngayo. Hanyuma rero niki wabwira abantu tugana ku musozo, by'umwihariko abagukurikira cyangwa se abagukunda cyangwa abakunda ibihangano byawe mu by'ukuri? Ikintu nababwiraga, mukomeze mudukunde, bakomeze badukunde, mudukundishe n'abandi, badukundishe n'abandi. Hari bijiji komedi iri kunyuraho ibintu muri iyi minsi, hari bijiji bija impaya, hari isi simbi, hari abavuze ngo simbi, yes, simbi TV. Yes. Aho hose rero tuzaja muzaja mukunda kuba mugenda mutubona buri munsi. Iki kiganiro ni ikindi, nejo nzakora ikindi, nejo bundi nkora ikindi, nejo bundi haza abandi bakora ibindi. Ariko mukomeze mukunde, mukundishe n'abandi. Yego. Banyarwandakazi, ndababwiraga ntabwo mwumvaga, ariko abanyarwanda barumbagara, bagomba kumva, bumve neza, baturebe, badukunde, badukundishe n'abandi. Yego. Bibuke gusura bijiji comedy, bibuke gusura Umuko TV, ni sinema nziza ziryoshye. Hariho urushako rubi, bibuke gusura Nziza TV show high school, bibuke gusura Mahoro Films, hariho na Tereza Comedy, Marayi Imfubyi, bibuke gusura Tereza Comedy. Izo ni imbuga nkoranyambaga ziriho imyidagaduro afasha. Njye nitwa Nshimyimana Simeo, nari kumwe na Inde Muzehe. Urakoze Muzehe.